Uyu ninde? Umwita Mugisha Benjamin, as known as The Ben Tech B. Aha. Yego. Ibintu bitatu muziho The Ben. Akunda Imana, agira n'umugisha, nuko ni n'umubyeyi, niwe muhanzi nyarwanda wa mbere mfana. Ni boga. Byiza gusa nibyo mwifuriza. None se The Ben, The Ben akenshi abantu bavuga ko twebwe nitubavugeho ntago tujya tuvuga ibintu ngo duhite durekera. Tujya tunabanza tunamucukumbura. The Ben bavuga ko yiriza. Ibyo kwiriza byiwe ubiziho? Ndabizi ni emotion nanjye njyandira. Sinzi wenda nuko nimbara abasore tugira ubwanwa turira. Ariko iyo nge nishimye. Njyandira amarira gatemba. Ikintu cya mbere twagiye. Keniso yeye spectacular. Kenisoro ntabwo nzi amazina nyakuri. Yitwa Kenisoro, ni umuhanga. Muri studio bore yari mu bajene nyine bazi studio kabisa. Yize ku Nyundo, yize imiziki birumvikana. Icya mbere ni mugufi. Ari n'umujene abantu mu ntambi bamwitiriye. Nasumuvuge. Bari byiza kuvuga umuntu. Ariko nyine ariyiza aho ari. Mbo aririmba neza. Anaba neza. Iterambere kuri we. Ni iki kintu ubona akunda cyane usibye kuba ari kuririmba gusa nyine akantu muziho nyine akunda? Azi gutebya. Ugarabwa ati ari boro arobita Dumba yamwisi igikuri, ariko nabasigaye yemera ko ari igikuri. Kenisoro w'igikuri kuri Instagram live zenza nkunda kuzikurikirana. Bruce Melody. Man no wadanje cyambere ni umubyeyi. Afite abana beza, anakunda, n'abagore mwiza akunda. Icyambere ni umukozi, nkuko yitwa Munyakazi, niyo as known as nyine nyine Munyakazi. Mbo akunda ibisuko. Akunda gusuka kabisa. Tumeze kimwe. Mbo ikindi man azi kuririmba bro. Hari indirimbo ye nkunda. Mbo se kwagira indirimbo nyinshi seza nkunda. Ari boro ye agira yitwa Nzaguhumugisha nguhe n'imibereho nzakwere Mr. Huha Juno Kizigenza. Tunganya imyaka nicyo cyambere twavutse mu mwaka umwe n'amatariki amwe n'ukwezi kumwe. Mbo yicisha bugufi ku rwego utakwexpectinga. Azi kuririmba ku rwego rwo hejuru, afite ritme, azi icyo muri literature ritme. Afite ritme nziza nyine, aririmba afrobeat kabisa ukumva warira. Bikini mwiza man. Abakobwa baramukunda. Ikindi ni umukozi. Umukozi batari kabisa. Namugenderaho. Ashyiramo kime kabisa. Ni umujene abantu batangiye gufeka bereka ko indirimbo afite yitwa Champion. Uyu mujene ni igihu. Bamwita Junior Rumaga w'umusizi, u Rwanda ruzira umwaga. Akunda kuvuga ko kaboro. Ni umuhanga. Supportive. Sibye ko ari umusizi, yandikira abajene benshi imiziki. Ba Bruce Melody yitwa Adrien Misigaro. Ni umubyeyi. Ni mwene wacu aba no mukongomani niba ntibeshye. Akaba ava Iminembwe wanyu. Ni umukozi w'Imana. Yego. Ni mwiza. Yisha bugufi. Akunda abantu. Akorera Imana nyine tso. Yego. Umwana umuntu w'Imana. Imozela we tukikiga narenze kumwigana kabisa. Narapaga nka kugeza aho bari batangiye kumunyitirira ndabyanga kuko nanjye namvuga ndi umusani. Avuga ati ntago nshaka kumuba. Nanjye abantu bazagira uyitirira izina ryanjye. First ni umubyeyi. Ni umujene nyine w'umukozi mani we uhora kuri move. Nyine buri kiragana kisangamo. Ari supportive nyine ntago hamwe musaba club like collabo. Uzi kuririmba ngo ayikwime. Indirimbo ye yitwa shani nyinshi mani. Ntago nashobora guhitamo ko uyu mujene kabisa. Gusa kera narapaga indirimbo yari kumwe na TNP. Indirimbo
ajya harapa ngo mere mama baguruka nkaskabaka ntabwo nyibuka gerageza aho bari biceri hebwa imvura y'ibiceri kora ibikoryo akora ibikoryo by'imvura y'ibiceri hari na bo nakaye karirimbo kiwe ya confirm mu mutwe wawe kagukonfirm indirimbo yitwa Hasa kabisa haririmba se twumva cyane bavuze ngo uri umuhanzi inyungu zanjye ziba ni nkeke nanjye ngende umuhanzi ku giti cyanjye ntabwo ndi umuhanzi ndashaka ko ndirimbira n'umunyamakuru ndirimbo kandi oya dukomeze tumuvuge gerageza ndirimbire inyungu zanjye ziva muri struggle ndebe ko nakiri inkoni z'iki gihe hamwe byo kajya kwizenga nakapera man ntabwo nakoze concert mana yayo fashion ndemera uyu munsi life singa kandi mbona ari movie cash nyinshi cyane zitamikwa abana nanjye wongera wadanje umunsi umwe nkicara mu ndege aho iyo mpageze noneho baranafunze dose ndarira ko nkunze wankore sibera mu bwana bwawe mane nawe mu busaza bwawe mane nawe hari n'indi bita urabinyegeza nakupenda Jezi izakera rero yo nkunda indirimbo bita nuyumva ugiye kunsiga uzandabure ibyo byanambaye manje yaransize ntiyandabura umukobwa twakundanye wo muri Denmark ya turabasuhuje turabakiriye abakunzi bacu abafana abaterankunga nawe utadushigikira nubwo utadushigikira uko biri kose uradukurikirana buri umuntu utagushigikira niwe ujye gukurikirana kugira ngo amenye aho ugeze utera imbere hanyuma rero turabamenya aho ari bugereza kwanga ariko ubundi bamungana hari umutipe wanjye inshuti yanjye nemera cyane muri Amerika yigeze gupostinga aravuga ngo kuki abantu bakenera gukora ibibi ngo kandi byiza bihari sahamugaye none rero abantu mutaradushigikira mu bikore kandi subscribe gatera comment ukavuga ati 5/5 hanyuma rero dushimiye abantu badukurikirana umunsi ku munsi cyangwa se abafana ba Romeo Danson kuko basa urabafite bro ndashaye bamaze kubinyereka kabisa nacaho wenda aha twituriye ntabwo bwakwira nyine batampamagaye nk'inshuro 100 kabisa kandi ntabwo ari ibikabyo abantu benshi barabizi batuzi Romeo rero niwe mu influencer hano muri Nyabihu gukurikiranwa cyane kuko niyanyuze ahantu buriya Romeo icyiza n'ikibi byose iyo agize icyo akora bibonwa na benshi iyo pineapple nanyweye iyo yanyandagaje barabibona urabizi pineapple twinywera mani iginsindisha pineapple ariko yadusenga mani ntabwo duhura n'ibyo ari umutipe yitwa Nzarambara Afrique yaravuze ngo ndamu double queen square yaravuze ngo ntukangurire ngo imitobe ntera ishavu kuri bamwe mani none rero nawe nkawe yaguteye ishavu hanyuma rero neza ntiyakwandagaje imitobe aya ntabwo nandagaye wenda uri kunsebya reka manda mu oji ntabwo nsa nyine no gutebya ushaka kumenya manda ubu oji bwanjye jya kuri Danson Romeo official urebe manda ngo ndi umu oji tu kuri Instagram niho mbonera ubu oji nyine buriya Rome ni iki kikwereka ko wateye imbere muri kariyeri yanjye se nuko nshobora kuza nka kuri kamera za abagabo b'Ijambo TV umuntu uri muri Amerika akanyihera amafaranga ntayamusabye asa buriya Rome hari umuntu waguha amafaranga kubera wabonetse mu kiganiro gusa agahita agira umutima akaguhamagara ati Romeo nabonye interview yawe ngo amafaranga barahari hari n'uwambeshye wabandi twabuze ariko ababikoze reka ngenda ndashimira simbazi ntibabambwiye nta nubwo nzi ko nta n'ugiye kubavuga ariko umuntu wese waba barabikoze respect kabisa kuko ni rwo rukundo nyarwo rw'abafana buriya ntugire ngo n'aba ba Meddy saba hanze tuzi kuva za 2 kangahe hari n'umufana wifata agahita mukandira akanyenyeri kubera nyine ngo aramukunda aramusha amafaranga ariko akamukandira akanyenyeri cyane utanagiye kuri nka Neymar yahawe imitungo myinshi cyane n'umusaza batanaziranyi
kubera abafana baradukunda mani by'umwihariko abari n'abategarugori. Nari ngiye guhita mvuga ngo umwami w'abagore mutanibuka ko ari Kasuku. Ngiye ndo umwami w'abasisi b'abakobwa. Mwiriwe ariko. Hanyuma rero twishimiye kongera kwakira barabizi hano tubana gatsanuko kandi turi kumwe baranansinyishije nyine nuko mwe natanye kontra buriya nubwo buriya abantu bibaza ngo Romeo ngo ahoraho afite kontra atanaje yaba afite ibibazo kuyisesa ntago byoroshye kabisa. Hano ndahishimiye ndi mu bagabo no se wahunga ubugabo mwakajya mu bubwa se hazagira umuntu wihandagaza yitwe ngo abagabo b'imbwa TV kandi yakurikirana kubera ko iyo ngo Imana irebera imbwa ntihumbya ngo navuka y'imbwa imanuka ihiye iyo cano yatera imbere agashinga ka cano mani koreye cano nk'abagabo b'imbwa TV abayiza hajyaho amaji wiyemereye yuko ari imbwa amaji the black niyo azayishinga nuko bimeze mani rero uyu munsi ndagira ngo tudatinze twihute tuganire. Nari ngukumbuye ariko bro nanjye spin a long time ari wagiye Kigase mani kubona gutumye yahurte ukaba utarayinzaniye. Zero yahurte nayivugwa mu Gifaransa ni Gifaransa desha yahurte ni Gifaransa mu Cyongereza ntabwo mbizi mu Cyongereza mu Kinyarwanda ni amata arimo ni amata ari mixage donc ari mixture avanze harimo ibisukari bakanayindira mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda ngiye nsobanuye uko nyine bimeze ahubwo mu Kinyarwanda yahurte ntabwo igira ni amagambo atagira Ikinyarwanda. Piano mu Kinyarwanda niki senti mu Gifaransa synthétiseur nyine nicyo Gifaransa ni senti baba babihinye synthétiseur ariko nyine mu Cyongereza yahurte ni yogurt. Turi abana mani bakuriye aho barya imishogoro nta n'iby'ibikoma byavoka na kabisa hano twicaye mu mishogoro nyuma yacu setsa nk'ufilima mani cameraman twicaye mu mishogoro turi muri yanzara bita gashogoro. Hanyuma rero Romeo yo maji turahuye twadukumburanye kandi iyo dukumburanye urabizi ibintu ishi turi buganire twiganirire mani buri abagabo n'abaganire hano Nyabiheke nyine nge akenshi iyo nciye ahantu ndi kumwe nawe uruhinja umusaza umukecuru bano bavuga ngo Romeo abatakwita Romeo bakwita Shema. Shema ni ryo mu rugo cyangwa niho uhera uvuga ko wamamaye mbo sinzi impamvu mpamagara ariko kubera ko bakunda kumbona kuri channel ariko mu buzima busanzwe umuntu uzi ko twabaye inshuti umujene wicisha bugufi niko nge nabihise musinzi wenda nimba hacura kuba nzi ko nicisha bugufi hari umuntu ubona nishira hejuru ariko nago naca ku mubyeyi ntamuterura yigaro nta kinshi nkunda gusa umuntu tuziranye mba nzi wabo ndahagera nkasura biwabo ntago ku mafaranga nyafite nakugurira nsabye ko nkugurira ntago nagutuka wantuka nkakureka wanyita ibyo ngiye ari n'amagambo menshi no mu nkambi banyitirira mabi nyine nshaka kureka nkisekera ngira ngo n'ubushize twari kumwe umuntu anyita ibintu nashatse no kuvuga ariko tuzanapanga ikiganiro manzi ntange gasopo kuko hari abo nzafungisha kubwiharabika nyine kunsebya bamfitisha ari mbo rero man ngiye ndi umu oji nyine ntitaye ko umuntu agenzi wanjye ngiye n'umujene wagenda ngakina ikinyata n'abana ikinyata ni ibiki ikinyata ni ibiboro by'imikino bajya ngo mu wa mbere mu wa kabiri mugeze mu wa gatatu subiza bashushanye ko twagikinana umusaza twakwicarana tukinywera akabasaza katari cyane kubera ko Pawulo navuze ngo nugera hano ugasanga bari kurya uzarye cyangwa unanywe ubwo nsanze abasaza bari gukina igisoro na kakandi ko kunywa kakitwa pineapple kabo tukatanywa nyina ingeri zose nago nzikanyizaho kuko Bibiliya nivuga ngo kwicisha bugufi bitanga byose nuko bimenye mama yampamagara mani nuko ndi inshuti yawe dada ikiganiro tugiye kuzimirira hano tujya tugikorera pe
Sushubijwe ntabwo twakomeza susubijwe abantu ntabwo bamenye ibyo dusetsa ariko turwa twishimye tuba twishimye sinagomba ko tugaragaza ishyaka turagana se turitewe bose babireba kandi nawe yagize ibibazo nibyo bituma arira ariko abizabivamo twe turi bazima turi no kubona n'ibyiza bitambuka kiriya kiremwa nako dukomeze mani ngewe nari mbonye kirimo bahungu mushake rinete kabisa rinete ahubwo bashake banda bahambira amaso niri kuko nk'ibi bintu bigiye bitambuka ibiganiro abantu bazababerwa ibibaye satajya tuyoberwa aho twaje ezo reme yo ubundi okay byinshi urabivuze kandi koko nge ese ubu ibyo mvuze ubona you are my brother byose ndabizi cyane cyane nyine ndanakuze cyane buriya uri n'inshuti yanjye bikomeye hanyuma rero tumaze iminsi tuziranye nge nawe utari mikeya kabisa unzi gute nge bo icya mbere ororokara pe mbere yuko nkomeza unusha inzobe icya kabiri man uri umujene wicisha bugufi uri umujene nyine udakurura yishira akazi ukora nyine uhura n'abantu benshi bagiye batandukanye ushaka wagakoreramo amanyanga una amanyanga ugira by'umwihariko n'ikintu nyine cyatuma nkomeza kugumana nawe ugira discipline man si ukugushegeza ngo nuko turi kumwe n'abantu benshi barabyandika muri comment barabizi kandi bigaterwa n'uburyo unitwa uriyo ubana n'Imana man ukora ibizima nyine kandi witwa mbana nayo ntabwo ari imbwa baba bavuze ni Imana abana nayo nanjye nkaba nitwa igira imbabazi man ndi Imana igira imbabazi ya rero Romeo ndagira ngo one yacu umaze kwimenyera twe ntabwo ari one tubavugeho leto damn reka tubavuge okay reka dutangirire uyu ninde umwita Mugisha Benjamin as known as the Ben Tech B ibintu bitatu muziho the Ben akunda Imana agira n'umugisha nuko ni n'umubyeyi niwe muhanzi nyarwanda wa mbere mfana ni boga byiza gusa nibyo mwifuriza none se the Ben akenshi abantu bavuga ko twebwe nitubavugeho ntabwo tujya tuvuga ibintu ngo duhite durekera tujya tunabanza tunamucukumbura the Ben bavuga ko yiriza ibyo kwiriza byiwe ubiziho ndabizi ni emotion nanjye njya ndira sinzi wenda nuko nimbara abasore tugira ubwanwa turira ariko iyo ngiye nishimye ndira amarira agatemba ikintu cya uyu ninde umwita Mugisha Benjamin as known as the Ben Tech B ibintu bitatu muziho the Ben akunda Imana agira n'umugisha nuko ni n'umubyeyi niwe muhanzi nyarwanda wa mbere mfana ni boga byiza gusa nibyo mwifuriza none se the Ben akenshi abantu bavuga ko twebwe nitubavugeho ntabwo tujya tuvuga ibintu ngo duhite durekera tujya tunabanza tunamucukumbura the Ben bavuga ko yiriza ibyo kwiriza byiwe ubiziho ndabizi ni emotion nanjye njya ndira sinzi wenda nuko nimbara abasore tugira ubwanwa turira ariko iyo ngiye nishimye ndira amarira agatemba ikintu cya uyu ninde umwita Mugisha Benjamin as known as the Ben Tech B ibintu bitatu muziho the Ben akunda Imana agira n'umugisha nuko ni n'umubyeyi niwe muhanzi nyarwanda wa mbere mfana ni boga byiza gusa nibyo mwifuriza none se the Ben akenshi abantu bavuga ko twebwe nitubavugeho ntabwo tujya tuvuga ibintu ngo duhite durekera tujya tunabanza tunamucukumbura the Ben bavuga ko yiriza ibyo kwiriza byiwe ubiziho ndabizi ni emotion nanjye njya ndira sinzi wenda nuko nimbara abasore tugira ubwanwa turira ariko iyo ngiye nishimye ndira amarira agatemba ikintu cya mbere ukundira the Ben icisha bugufi ku rwego rwo hejuru ikindi mani akunda Imana agira na discipline ikintu arusha abahanzi b'abanyarwanda bandi bagenzi
ntabwo akibarusha Mm. mbo aragikurikiza agira discipline kandi yo ikonta mu bintu byose kanakunda Imana deja ikunze Imana iguha byinshi ni n'umugisha nk'izina rye tu shout out to him guys yitwa Adrien Misigaro umubyeyi ni mwene wacu aba ni umukongomani nimba ntibeshye akaba ava Iminembwe iwanyu ni umukozi w'Imana yego ni mwiza isha bugufi akunda abantu akorera Imana nyine tu yego umwana umuntu w'Imana kwa Ngabo Medal amazina nyakuri akaba yitwa Medi Nkoramutima nibo bafana niko bitwa first of all no mubyeyi yego ni umuririmbyi mwiza cyane ku rwego rwo hejuru Imbogari ni mwiza ni muremure agira discipline akunda Imana deja sigakora na gospel ndamukunda cyane mwifuriza ibyiza azaduhereza nakandi ugira amahirwe yo guhura nawe niyo kibamusaba cyane mbere na mbere yihuye n'umustar mugenzi wawe murabanza ukifotozanya ubwo nta star mugenzi wawe abantu nako bakabike muri fotozanya aka kabiri namusaba kunshigikira mu byo nkora okay let's go Mr. Huha Juno Kizigenza tunganya imyaka nicyo cyambere twavutse mu mwaka umwe n'amatariki amwe n'ukwezi kumwe yicisha bugufi ku rwego utakwespectinga azi kuririmba ku rwego rwo hejuru afite azi icyo biracyo muri literature rhythm afite rhythm nziza nyine aririmba afrobeat kabisa ukumva warira bikini mwiza man abakobwa baramukunda ikindi ni umukozi wa hatari kabisa namugenderaho ashyiramo kime kabisa ni umujene abantu batangiye gufeka bereka ko indirimbo afite yitwa Champion ngo uyu mujene ni igihuha uyu mushenzi ahagaze kata mureka umunsi umwe azaswata ngo mama nyina aramubwiye ngo senga Imana izakugeza ku byo ufite urumva rero nk'ako kantu ni akantu yarandabaye n'indi verse nkunda muri indirimbo yitwa Bwe ni indirimbo ya Bruce the First ni remix arimo araba kuri kwinshi mu mitima y'abashonje pinda abantu barabizi arako avuga ngo kuki wakeka ko nakunamira nkiri hawo ikindi aravuga ati hari abiyitirira ubupfura batanagira kandi koko barahari mbana ndamwemera man ibikorwa byinshi bibaye byiza no sinzi nimba bizashoboka ariko ku Mana birashoboka Grammy ayitwaye byanezeza kabisa bamwita Junior Rumaga w'umusizi u Rwanda ruzira umwaga akunda kuvuga ko kaboro ni umuhanga supportive sibyo ko ari umusizi yandikira abajene benshi muziki ba Bruce Melody indirimbo ya Juno yanditse ngo ni Imana izoga ohanze ese akareze mari namwe urushaki yose indi yo urankunda afite mu kuboko kwe n'amavazi menshi indirimbo nyinshi za Juno azandikaho ngo icyo namuvugaho akunda u Rwanda pe yarivuye ngo u Rwanda ruzira umwaga uzi icyo bisobanuye umunabi nyine ibintu bibi ibintu byagusubiza donc byagushyira mu manga mbona icyo muze ikindi akunda Imana ni umukatolika think niyo urebye iyo foto nyeretse urabona iyo ni umusaraba wa Yesu nicyo namuvuga hari igisigo cyuzi hari igisigo afitanye na Juno Kizigenza niganera yam today ariko ntabwo nashobora kukivuga mba niyizi haje sije ibira biboro ntabwo abishobora man bisaba kuba twagiye Keniso je spectacular Kenisoro ntabwo nzi amazina nyakuri yitwa Kenisoro ni umuhanga muri studio bore yari mu bajene nyine bazi studio kabisa yize ku Nyundo yize imiziki birumbi biramvikana icyambere ni mugufi hari n'umujene hano mu nkambi bamwitiriye nasumuvuge
bari byiza kuvuga umuntu ariko nyine ariyizi aho ari mbo aririmba neza anaba neza iterambere kuri we. Ni iki kintu ujya ubona akunda cyane usibye kuba ari kuririmba gusa, nyine akantu muziho nyine akunda? Azi gutebya. Ugarabwa ati ari boro arobita Dumba yamwise igikuri, ariko nabasigaye yemera ko ari igikuri. Kenisoro w'igikuri kuri Instagram live zenza nkunda kuzikurikirana. Kwa twagiye Kenisoro yeye spectacular. Kenisoro ntabwo nzi amazina nyakuri. Yitwa Kenisoro, ni umuhanga. Muri studio bore yari mu bajene nyine bazi studio kabisa. Yize ku Nyundo, yize imiziki birumbi biramvikana. Icyambere ni mugufi. Hari n'umujene abantu mu nkambi bamwitiriye nasumuvuge. Bari byiza kuvuga umuntu ariko nyine ariyizi aho ari. Mbo aririmba neza anaba neza iterambere kuri we. Ni iki kintu ujya ubona akunda cyane usibye kuba ari kuririmba gusa, nyine akantu muziho nyine akunda? Azi gutebya. Ugarabwa ati ari boro arobita Dumba yamwise igikuri, ariko nabasigaye yemera ko ari igikuri. Kenisoro w'igikuri kuri Instagram live zenza nkunda kuzikurikirana. Mani we ari mu bajene bamenye indeshyo yabo n'imyenda bakwiye kwambara. Natuma berwa cyane mani mu bajene b'u Rwanda bafite bambara neza kabisa baba hanze. Kuri aka kantu ntago ari umwihariko yose kabisa. Tentira akunda tentira wagira ngo ni Jike. Ni Jike Kenkon nakunda tentire, ariko nanjye tentire ndayemera, ariko ntago abafana banjye bayikunda. Nakaye karirimbo kiwe ya confirm mu mutwe wawe kagukonfirm. Indirimbo ye yitwa Haso kabisa. Haririmba se tubumva cyane bavuze ngo uri umuhanzi. Inyungu zanjye ziba ni nkenge nanjye ngende umuhanzi ku giti cyanjye, ntago ndi umuhanda. Ndashaka ko ndirimbira ariko iyo ndirimbo kandi oya dukomeze tumuvuge. Gerageza ndirimbire. Inyungu zanjye ziva muri struggle, ndebe ko nakiri inkoni z'iki gihe, hamwe mbyuka njya kwizenga. Nta kapera mani, ntabwo nakoze concert. Mana yanjye mfashe ndemera uyu munsi, life singa kandi mbona ari movie, cash nyinshi cyane zitamikwa abana, nanjye wongera uwadanje umunsi umwe nkicara mu ndege. Aho iyo mpageze noneho baranafunze dosi ndarira. Ako tuzayicaramo bana. Ufite impano yo kuririmba kabisa. Thank you brother. Bana komeze beza kabisa. Zakora n'indirimbo na Juno bari bonyine. Turabimusabye. Bamwita yuhu Bruce Melody. Ene mani no wadanje cyambere, ni umubyeyi. Afite abana beza, anakunda, n'umugore mwiza akunda. Icyambere ni umukozi, nkuko yitwa Munyakazi, niyo as known as nyine nyine Munyakazi. Bo akunda ibisuko. Akunda gusuka kabisa, tumeze kimwe. Bo ikindi mani azi kuririmba bro. Hari indirimbo ye nkunda. Imbose kwagira indirimbo nyinshi seza nkunda. Ari boro ye agira yitwa nzaguhumugisha nguhe n'imibereho, nzakwereka ko nkunze wankore sibyo mu bwana bwawe mane nawe, mu busaza bwawe mane nawe. Hari n'indi bita urabinyegeza. Nakupenda Jezi izakera rero yo nkunda. Indirimbo bita nuyumva ugiye kunsiga uzandabure. Ibyo byanambaye manjye yaransize ntiyandabura umukobwa twakundanye wo muri Denmark. Ari indirimbo yongeye nkunda y'umusani. Indirimbo yitwa Katerina. Niyo ndirimbo nshobora kumva inshuro 10 ku munsi. Nyine ngiye impamvu musemizi Imana nyine umujene nta ndirimbo mbi agira. Kabisa ararenze. Imozela we tukikigana nzi kumwigana kabisa.
Narapaga nka kugeza aho bari batangiye kumunyitirira ndabyanga kuko nanjye namvuga ndi umusani avuga ati ntabwo nshaka kumuba nanjye abantu bazagira uyitirira izina ryanjye. First ni umubyeyi ni umujene nyine w'umukozi mani we uhora kuri move nyine buri kiragana kisangamo ari supportive nyine ntabwo hamwe musaba club like collabo uzi kuririmba ngo ayikwime. Indirimbo ye yitwa shani nyinshi mani ntabwo nashobora guhitamo ko uyu mujene kabisa gusa kera narapaga indirimbo yari kumwe na TNP indirimbo ajya harapa ngo mere mama baguruka mwaskabaka ntabwo nyibuka gerageza aho bari ibiceri bw'imvura y'ibiceri kora ibikoryo akora ibikoryo bw'imvura y'ibiceri. Hari na boro yaririmbye mo ivuga ngo hari amagambo yavuze eske ni gute utanga icya-10 ukarenga ku muntu ukennye ntumufashe ngo ugiye gutanga icya-10 ntabwo tuvuze ngo icya-10 kiveho ariko muri icyo cya-10 ubundi icya-10 impamvu kibaho ngiye narabyigishijwe ni iby'Imana ugiye gutanga ugasigarana ibyawe ukabikoresha ibyo ushaka. Icyo cya-10 wigihereza uwo mukene ariko ku mafaranga ufite kuko icya-10 ni amafaranga utanga ku bintu waronse rero ayo yabasigaye nayo yafashije abageni niko yavuze mani nyine numva karamfashije. Tugiye twikubira tubangura ndabona ikirere cyahindutse cyane. Uyu King James Ruhumuriza James ni umukapo ugira discipline arimbiza inkundo izo gushakana nubwo atashatse sinangombwa nanone kumwihutisha afite ko yabipanze ariko ni umu OG mana zikuririmba kabisa. Ni n'umukiro wo ngo yitwa Christopher Muneza azikuririmba ni mwiza azi n'ubwenge buriya azi Gifaransa kabisa. Chris Easy pole kuri we yahirutse gupfusha umubyeyi we ni umujene w'umukozi ni tout travaux ara-editinga araririmba ndamwemera. Ukuvuga twe wowe ni umunyabwenge yitwa Rocky Kimomo azi ubwenge bwinshi cyane ni n'umunyakazi kabisa ndanamwemera nifuza kuzakora ibikoryo nk'ibyo. Yitwa Israel Mbonyi ni umwana w'Imana nicyo namuvuga akaba n'umukozi wayo. Yitwa Rugaju Rigani azi kwanaliza cyane akazi ke aragakunda. Yitwa For Peter tout travaux ni umu DJ ni umunyamakuru ni umuhanzi ni umuganga ako murana sabra niko abantu bajya bavuga kubera turajya gusa Butera Knowless niwe mama muzika w'umunyarwanda niwe queen w'ibihe byose kuri njyewe. Ari yakuri ni mwene wacu ni umukongole azi ubwenge ndamukunda. Mwami w'abaguruka suku media w'abagore ni umujene mani w'umukozi unakunda kubona nyine buri muntu wese yabona ku biceri nyine ndamwemera. Ni n'inshuti ya Starboy deje witwa Alisud niwe munyamakuru ni referaho kabisa ni wankundishije itangazamakuru nta nubwo ajya mu matiko ngo yabayago ngo abantu bose ibyo ntabwo biba bimureba ayikorera boro yitwa Alisud munajye muna checking nakoze YouTube munamufollowing kuri Instagram. Ni umujene nakoze indirimbo yanjye nkicinjira mu muziki ayipostinga kuri Instagram mvugo kwicisha bugufi bro tutanaziranye just like kubera ko ndayimusharinze nta nigize mvuga ngo fasha